Amahoro kuri mwese mukurikiye ikiganiro. Imana yo mu ijuru yongere ivugane n'imitima yacu. Imana yo mu ijuru yongere iduhembure. Imana yo mu ijuru yongere itugirire neza muri uwo mwanya. Reka dusenge. Uwiteka Imana ikomeye, Imana y'icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo, twongeye kuza imbere yawe Mwami duciye bugufi cyane. Twongeye kuza muri cyubahiro cyawe Mwami, kuko urabikwiriye. Mu isi no mu ijuru ndetse n'ikuzimu barakubaha, kuko uri Imana ishoboye byose. Uri Imana yacu, uri ibyiringiro byacu, uri agakiza kacu Mwami. Turakunezerewe muri aka kanya Mwami, turakwinginze, bana natwe, vugana n'imitima yacu, hembura ubuzima bwacu, duteze intambwe kandi duhindurire ubuzima. Urakoze cyane Mana, mu izina rya Yesu dusenze, amina. Imana ishimwe cyane. Iki ni umunsi mwiza Uwiteka yaturemeye kugira ngo tuyishimiremo. Imana iradukunda, Imana itwitaho, Imana idufitiye ijambo ryiza cyane, ijambo ryo kudukomeza, ijambo ryo kuduhumuriza, ijambo ryo kuduteza intambwe. Reka tudatinze dusome ijambo ry'Imana muri Yeremiya igice ni icya 29 no ku murongo wa 11. Yeremiya 29 no ku murongo wa 11. Ahubwo Imana ishimwe cyane, ijambo riratubwira ngo nzi ibyo nibwira ngo nzabagirira. Imana ishimwe. Imana izi ibyo yibwira ko izatugirira, kandi si bibi, ni byiza. Ni byo kuduha amahoro no kuduha ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Iyo umuntu avuze erega, ni ukuvuga ngo aba yabanje kuvuga ibindi bintu. Ni ukuvuga ngo hari ahantu habi Abisirayeli bari bageze. Ni ukuvuga ngo Abisirayeli bari banyazwe, Abisirayeli bari bagiye i Babuloni, Abisirayeli bari bavuye mu gihugu cyabo, bari batatanye. Ariko Imana yongera kubasubiraho bundi busha, irababwira ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro, si bibi, kugira ngo mbareme umutima y'ibyo muzabona hanyuma. Ni Uwiteka avuga, amen. Uyu munsi wakire ijambo ry'Imana. Uwiteka aravugana n'umutima wawe. Byashoboka yuko ibintu ntabwo bimeze neza, byashoboka yuko uri ahantu hatameze neza, ariko uyu munsi Imana irakubwira ngo humura. Imana irakubwira ngo humura mwana wanjye, nubwo bimeze gutya ndi Imana yawe. Nubwo bimeze gutya ndi Imana yawe, kandi ndagufashe, ndagukomeje, ngufatishije ukuboko kwanjye gukomeye, ngufatishije ukuboko kwanjye kw'iburyo. Ntabwo uzanyeganyega, ntabwo uzagwa, ntabwo uzanyeganyega, kubera yuko uri uwanjye. Uyu munsi Imana igufitiye ijambo ry'ihumure. Imana irakubwira ngo humura. Humura nubwo bimeze bityo, Imana iri kumwe nawe. Imana iri kumwe nawe. Nubwo wasigaye uri wenyine, ariko Imana yabanye nawe. Imana yabanye nawe mu bupfubyi. Imana ibana nawe, ubasha kwiga, ubasha gukura, ubasha gushaka, Imana igukorera ubukwe udafite hepfo na ruguru, udafite imiryango, ariko Imana ibana nawe. Ariko n'uyu munsi Imana irimo kongera kukubwira ngo humura, ngo nzi ibyo nibwira nzakugirira, kandi ni amahoro. Imana idufitiye umugambi mwiza w'amahoro. Imana idufitiye umugambi mwiza w'amahoro, si bibi. Ibyo Imana itwifurizaho si bibi, ni byiza cyane, kuko
nubwo bimeze gutya, wirebesha amaso y'umubiri, wirebesha amaso y'umubiri, gerageza urebeshe amaso y'umutima cyangwa se amaso y'umwuka. Ni ukuvuga ngo umuntu ni umwuka, akaba afite ubugingo, akaba atuye mu mubiri. Nk'uko dufite ingingo zose z'umubiri, mu mubiri tubasha kumva, mu mubiri tubasha kureba ibitukikije, mu mubiri tubasha kuvuga, mu mubiri tubasha kumva. Nuko no mu mwuka bimeze. Mu mwuka dufite ibi bice byose by'umubiri, turabifite no mu buryo bw'umwuka. Dufite amaso y'umwuka, niyo mpamvu usinzira hanyuma ukarota uri ahantu, ukarota uri mu kindi gihugu, ukarota urimo gukora ibintu, ukarota Imana ikavugana nawe. Ni ukubera ko Imana ibivugana n'umwuka wawe, Imana ibivugana n'umwuka wawe. Niyo mpamvu imbaraga z'umuzuko zikora ahantu hose. Nubwo Yesu yabwiye mushiki wa Lazaro, aramubwira ngo nubwo wapfa, unyizera wese nubwo yapfa azongera abeho. Ese ibyo urabyizeye? Uyu munsi Imana irifuza yuko uwizera, kwizera no kureba ibyo Imana ikubwira akaba ari byo uha agaciro cyane kurusha ibyo urebesha amaso. Byashoboka yuko urebesha amaso ukabona nta gisubizo imbere n'inyuma, nta gisubizo mu miryango, nta gisubizo ahantu hose, nta gisubizo ufite. Ariko Imana igufitiye igisubizo, Imana igufitiye inkuru nziza, Imana igufitiye umugambi mwiza, Imana ifite umugambi w'amahoro ku buzima bwawe. Imana ifite umugambi wo kukugirira neza. Ibyo Imana ikugambiriraho ntabwo ari bibi, ni byiza. Nubwo wapfushije abantu bose, ariko byashoboka yuko nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, ukongera ukabaho kandi ukabaho neza. Imana idufashe cyane. Nubwo urebesha amaso ukareba COVID, ibintu byose yarabihombeje, ukareba ukuntu wahagaritswe ku kazi, ukareba ukuntu nta byiringiro, ukareba ukuntu nta rubyaro, ukareba ukuntu ubukwe bwaratinze, nta mugabo, nta fiancé, ariko reka mubwire, uyu munsi ndashaka kukuremesha umutima. Nubwo bimeze gutya, mu ijuru hari Imana. Nubwo bimeze gutya, Yesu ni umwami. Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi. Yesu aracyari ku ngoma. Nta kintu cyabaye, mu by'ukuri nta kudeta cyabaye, nta kintu cyabaye. Imana iri kumwe nawe, kandi kubwo Imana iri kumwe nawe, nizo mbaraga zawe, nizo mbaraga zanjye. Imana yacu ni muzima. Imana idufashe cyane. Ngo nzi ibyo nibwira nzakugirira si bibi, ni iby'amahoro, kugira ngo nguremere umutima. Haleluya. Hari igihe Imana ijye yemera ibintu bikaba, ibintu bibabaje cyane bikaba, tugapfusha, tugahomba, tukava mu kazi, ariko reka nkubwire, uyu munsi ngufitiye inkuru nziza. Nubwo bimeze gutya, Imana igufitiye umugambi mwiza, kandi nubwo bimeze gutya, Imana igufitiye umugambi w'amahoro. Imana igufitiye umugambi wo kukwagura, Imana igufitiye umugambi wo kongera kukwagura, kongera gutuma ugwira. Uragwira mu miryango, uragwira mu bukungu bwawe, urongera ugwire. Nubwo bimeze gutya, nubwo bizinesi itagenda, ariko uyu munsi Imana irifuza yuko ubyizera. Imana yifuza ko utarebesha amaso y'umubiri, utareba ko bidashoboka, utareba ko nta gisubizo gihari, ariko urebe ko ibyo Imana irimo kukubwira uyu munsi. Imana irakubwiye ngo humura. Nubwo waca mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, nzabana nawe.
igikombe cy'igicucu cy'urupfu ni ahantu umwami yari yashizeho, ni ahantu hagati y'imisozi ibiri habagaho, ni ahantu boherezaga abantu baba bakoze ibyaha cyangwa bagomeye umwami, baboherezaga aho ngaho. Aho hantu habaga hariho intare, habagaho intare zirya abantu bagapfa. Ariko Dawidi aravuga ngo nubwo naca mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Reka nkubwire, kuba uri kumwe n'Imana ibyo biraguhagije. Kuba uri kumwe n'Imana izo nizo mbaraga zawe. Kuba Yesu muri kumwe, kuba warakiriye Yesu akakubera umwami, ibyo nizo mbaraga zawe. Rero humura, nubwo waca mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, nubwo wapfushije abantu bose, nubwo wasigaye uri wenyine, Imana uyu munsi irakubwiye ngo ndongera. Nubwo igiti cyatemwa byashoboka ko yongera igashibuka, wowe ikomeze ku Mana gusa, wowe komera ku Mana, ongera wegera Imana. Imana ikomeze igukomeze. Imana ikuyeho inzitizi zose, Imana ikuyeho ibintu byose byakubuzaga gutera imbere kandi mu buryo bwose, gutera imbere mu buryo bw'umwuka, gutera imbere mu buryo bw'umubiri, gutera imbere mu buryo bwose, mu buryo bw'imikorere. Imana yongeye kuguteza imbere. Imana yongeye guteza imbere. Imana iravuze ngo ikuyeho inzitizi zose, ikuyeho ibyakubuzaga, ikuyeho imipaka yose. Imana yongeye kukugarukaho. Imana ishimwe cyane. Nubwo waca mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ntuzatinye ikibi cyose kuko uri kumwe n'Imana. Izo nizo mbaraga zacu, nuko turi kumwe nayo. Turi kumwe n'Imana, izo nizo mbaraga zacu. Imana ishimwe cyane. Imana yaravuze ngo ntabwo nzagutererana, ntabwo nzaguhana. Nubwo waca mu mazi ntabwo azagutembana, nubwo waca mu muriro ntabwo umuriro uzagutwika, kuko turi kumwe. Uyu munsi wizere ihumure ry'Imana, uyu munsi wizere imbabazi z'Imana, uyu munsi wongere wizere ko Imana igukuriyeho imipaka yose. Imana igukuriyeho imipaka ishaka kukubuza gutera imbere mu buryo bwose, imipaka ishaka kukubuza gutera imbere mu buryo bw'umwuka, ubuzima bwawe bwo mu mwuka. Imana yongeye kuguteje imbere mu izina rya Yesu. Imana yongeye iteje imbere ubuzima bwawe bwo gusenga. Imana ishimwe cyane. Imana iteje imbere mu buzima bwawe bwo kuyisenga. Imana ishimwe cyane. Imana ikongereye imbaraga zo gutegeka imisozi ikavaho, imbaraga zo tegeka ibibazo bikakurwaho mu izina rya Yesu Kristo. Imana yongeye kuguteza imbere mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwo gusoma ijambo ry'Imana, mu buryo bwo kuyikorera, mu buryo haleluya. Imana iguteje imbere mu buryo bwo gusabana n'Imana no gusabana n'abantu bayo. Imana iguteje imbere mu buryo bwose. Uyu munsi kubwiye ngo humura mwana wanjye, nubwo bimeze gutya, nubwo waca mu muriro, tuzaba turi kumwe. Shadraka, Meshaki na Abednego baciye mu muriro. Ntutekereze ko byari byoroshe, ntabwo byari byoroshe kwemera kujya mu itanura ry'umuriro. Umwami yaravuze ngo ngiye kubara gatatu. Nimara kubara gatatu, nimwumva bavuze amakondera, bavuza bacuranga ibintu byose bicurangwa, muzahite mwubama musenge kiriya kigirwamana. Ntabwo byari byoroshye kuguma uhagaze, igihugu cyose kikureba uhagaze, kandi umwami yategetse, kandi umwami yavuze ngo utazumvira aramujugunya mu itanura ry'umuriro. Ni ukuri ntabwo byari byoroshye, ariko baremera baravuga ngo umwami. Nubwo bimeze gutya, wivunika umwami kongera gutegeka ngo abacuranzi bongere bacurange. Reka tukubwire, turiteguye kandi tuzi ko Imana yacu ifite ubushobozi. Reka nkubwire inkuru nziza, Imana yawe ifite ubushobozi bwo kugukiza ibyo byose urebesha amaso yawe. Kandi isezerano nyamukuru ni uko Imana izongera kuduhuza n'abacu bose. Imana izongera iduhuze n'abacu twatakaje, kuko kubera ko Yesu yazutse, Yesu yadutsindishiriza urupfu.
Yesu yadutsindishirije urupfu nta bukana bugifite ku bari muri Kristo Yesu. Abari muri Kristo Yesu nta mbaraga urupfu rubafiteho. Upfira muri Kristo Yesu wese ntabwo aba apfuye, mu by'ukuri aba yasinziriye, kuko haleluya, hari umunsi tuzongera kubonana n'abacu batubanjirije. Imana ishimwe cyane. Wowe ihangane, wowe babarira kandi wibagirwe, wowe wikomeze ku Mana. Imana izakugirira neza kandi uzongera ubonane. Reka nkubwire inkuru nziza. Nizera mu mutima wanjye kandi nizera ntashidikanya na gato yuko Yesu ari hafi yo kugaruka. Yesu ari hafi cyane yo kugaruka. Umuririmbyi yaratubwiye ngo menya ibyo bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu. Menya ibyo bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu. Icyo kintu ndakizeye cyane yuko Yesu ari hafi cyane yo kugaruka. Kandi reka nkubwire, kuzamurwa kw'itorero ntabwo ari ubwa mbere ibyo bintu byaba bibaye. Ntabwo ari ubwa mbere muri Bibiliya ibyo bintu byaba bibaye. Kuzamurwa, hari abantu benshi bazamutse bigeze kuri 6 muri Bibiliya. Ari inshuro 4 byamaze kuba, hari izindi inshuro 2 Bibiliya itubwira yuko kuzamurwa kuzaba. Ari kuzamurwa, haleluya, kuzaba. Kandi si ubwa mbere ibyo ngibyo bibaye. Imana ishimwe cyane. Ubwa mbere, umuntu wa mbere wazamutse ni umuntu witwa Enoki. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Enoki yabayeho imyaka 365 amaze kubyara we umwana we wa mbere mu myaka 65. Byashoboka yuko urimo kwiheba, yuko ugushaka kwatinze, ubukwe bwawe bwatinze, urubyaro rwatinze, ariko reka nkubwire, yabyaye umwana we ku myaka 65. Nibwo yabyaye umwana we wa mbere. Kandi amaze kubyara umwana we wa mbere yabonye Imana, yabonye icyubahiro cy'Imana, kuko nibwo yatangiye kugendana n'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo yagendanye neza n'Imana imyaka 300. Birashoboka kuvuga ngo ndashaje, birashoboka kuvuga ko imyaka ibaye myinshi, ariko reka nkubwire, ntabwo iraba myinshi kugezaho ugera ku myaka 365. Enoki yabanye n'Imana, Enoki abana n'Imana, agendana neza n'Imana. Icyama wowe nanjye natwe tukagendana neza n'Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo bituma ajyanwa n'Uwiteka. Uko nuko umuntu wa mbere yazamuwe, nuko yabanye n'Imana arangije arabura. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo yarabuze kuko Imana yamutwaye. Enoki ntabwo yigeze apfa. Enoki yarazamuwe. Uwo ni umuntu wa mbere wazamuwe. Umuntu wa kabiri wazamuwe ni umugabo witwa Eliya. Eliya ndamukunda cyane. Eliya yarwanye ishaka ry'Imana. Imana igiye imuhemba gupfa, gusanga Imana adapfuye. Eliya ntabwo yigeze apfa. Abo nibo bantu babiri babayeho kuri iyi si, bava kuri iyi si basanga Imana badapfuye. Imana ishimwe cyane. Barazamuwe, haleluya. Imana ishimwe cyane. Abandi bantu 3 babayeho hanyuma barazamurwa, n'abantu bapfuye kera, abakiranutsi ba kera bapfuye. Hanyuma Yesu umunsi apfa ku musaraba i Golgota, amaze gupfa ngo isi yaratigise. Umuremyi wayo yari yapfuye. Isi yaratigise. Abapfuye kera bakoreye Imana ngo baragaragaye muri Yerusalemu, baragaragaye, baragenzagenze, abantu barababonesha amaso, hanyuma barazamurwa. Abo ni 3 bazamutse, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye hanyuma abantu ntibongera kubabona. Ni ukuvuga ngo barazamuwe, nk'uko itorero tuzazamurwa vuba aha. Imana ishimwe cyane. Ikindi kintu, uwundi muntu wa 4 wazamuye ni Kristo.
Kristo ubwe yazamutse, nk'uko Yesu yazamutse natwe niko tuzazamuka, kuko abamarayika babiri baraje bareba abigishwa aho bahagaze, aho Yesu yazamukiye, bakomeje bareba mu bicu, bareba kuri Yesu, baramubwira ngo umva, babona abagabo babiri bambaye imyenda yera, abamarayika barababwira ngo uwo Yesu uko yazamutse niko azagaruka. Haleluya! Imana uko yazamutse niko azagarura. Humura rero, humura mwana wanjye, uyu munsi Imana ikubwiye ngo humura. Nubwo bimeze gutya, nubwo muri iyi si duhura n'ibitubabaza, nubwo muri iyi si duhura n'ibiteye ubwoba, nubwo muri iyi si duhura n'ibidutera amarira, ariko reka nkubwire, hari inkuru nziza. Imana igufitiye inkuru nziza, nuko Imana izaduhanagura amarira, Imana izaduhanagura amarira, Imana izaduhoza. Wowe ikomeze gusa ku Mana, komeza wikomeze ku Mana. Imana ishimwe cyane. Imana izaduhumura, izaduhumuriza, Imana izatugirira neza, tuzabana nayo kandi haleluya, tuzabana nayo kandi Imana izatugirira neza. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Humura nubwo bimeze gutya, Imana iri kumwe nawe. Humura, ntabwo izakureka, ntabwo izagutana. Uyu munsi kubwiye ngo nzi imigambi myiza ngufitiye, nzi imigambi myiza ngufitiye. Iri jambo rirankomeje cyane, iri jambo riranejeje cyane, ngo umva, nzi imigambi ngufitiye, kandi iyo migambi ngufitiye ni myiza, ni ay'amahoro, si ay'ibibi. Ntabwo ari imigambi mibi. Abantu bashobora gucura imigambi, abantu bagiye bacura imigambi kandi bagacura imigambi mibi, ariko uyu munsi Imana irakubwiye ngo nubwo baterana bakagucurira imigambi mibi, imigambi yabo ntabwo ari Imana izaba yabateranyije. Icyo ni cyambere. Kandi imigambi yabo izatanga ubusa, kuko Imana yo igufitiye imigambi myiza. Imana yo ifitiye imigambi yo kugukomeza, ifite imigambi yo kukugirira neza, ifite imigambi yo kuguha ejo hazaza heza, ifite imigambi yo kugukomeza. Humura, uzaba umuntu ukomeye, uzaba umuntu w'agaciro, uzaba umuntu w'akamaro. Imana iragukomeje, wikwiheba, kuko Imana iri kumwe nawe. Imana yaragukoreye, ariko n'ubu iracyakora, kandi ikwemereye inkunga y'uko izakomeza ibane nawe. Rero humura mwana wanjye, humura, witerwa ubwoba n'ibyo byose. Urebesha amaso yawe, rebesha amaso y'umutima, rebesha amaso y'umwuka. Umukozi w'Imana Elisa yabanaga n'umwana witwa Gehazi, hanyuma ingabo za Siriya ziraza zirabakota. Mu gitondo umwana abyutse asohoka hanze, abona ingabo zabagose, kuko Elisha yajyaga aburizamo imigambi yabo, yajyaga aburiza imigambi y'Abasiriya, bapanga yuko bazakora gutya. Imana ikabihishurira Elisa akabiburizamo. Ni nako umwuka wera aracyakora uyu munsi. Umwuka wera aracyaburizamo imigambi y'ababi kuri twebwe. Wajya gusenga, Imana ikakubwira imigambi yose y'ababi, Imana ikakubwira imigambi yose y'abagome, Imana ikaburizaho imigambi yabo, kandi Imana ikabikuraho. Wabisengera, Imana ikabikuraho. Nuko Elisa yajyaga aburizamo imigambi y'ingabo za Siriya. Hanyuma umwami aravuga ngo hashobora kuba hari umuntu tuvamo muri twebwe. Abantu barababwira ngo hoya, hari umuhanuzi muri Israeli, hari umuhanuzi w'Imana. Arababwira ngo nimugende mumufate, mumunzanire hano mumwice. Ariko bagezeyo bagota inzu ya Elisha. Hanyuma umukozi wa Elisha abyutse mu gitondo, asohotse asanga baragoswe. Byashoboka yuko nawe uyu munsi ugoswe n'amadeni, ugoswe n'ubukene, ugoswe n'ubushomeri, ugoswe n'intege nkeya. Umuhamagaro wawe ntabwo ntakigenda, ntubona inzira, ariko reka nkubwire, ugoswe no kudashaka, ugoswe no kugendesha amaguru, ugoswe no gukodesha, ariko reka nkubwire, Imana ikubwiye uyu munsi igufitiye imigambi myiza. Imana igufitiye imigambi myiza.
neza, imigambi yo kuguteza imbere, imigambi yo kukwagura, imigambi yo haleluya, kugira ngo impamvu waciye muri biriya byose, Imana yarimo kugutegurira umutima wo kwakira ibyo uzabamo, imitima yo kwakira imigisha yawe, kuko hari abantu batabasha kujera imigisha. Hanyuma izo ngabo zigeze kuri Elisha Gehazi agira ubwoba, witerwa ubwoba n'ibyo urebesha amaso. Hanyuma umukozi w'Imana Elisha asenga Imana, arabwira ngo Mana muhumura amaso, uyu munsi Imana iguhumura amaso, uyu munsi Imana iguhumura amaso, wirebesha ibikugose, wirebesha amaso y'umubiri, wireba ayo madeni Imana igiye kubikuraho, wireba ubwo bushomeri Imana igiye kubuvanaho, wireba ubwo bukene, wireba ubwo bupfubyi, Imana igiye kongera kuguha umuryango, ntabwo uzongera kuba imfubyi ukundi, Imana igiye kongera kukubaka no kukubakira, Imana igiye haleluya. Imana irakubwiye ngo ese ko ngiye kukubaka, nikubaka uzaba wubakitse koko? Umva, uyu munsi Imana irakubwiye ngo Imana nikubaka uzaba wubakitse koko. Imana igiye kongera kukubaka, Imana igiye kongera kukubaka mu mwuka, Imana igiye kongera kukubaka mu bugingo, Imana igiye kukubaka mu mubiri, kandi Imana nikubaka uzaba wubakitse koko. Imana ishimwe cyane. Imana nikubaka uzaba wubakitse koko. Reka dusenge. Uwiteka Imana ikomeye, Imana y'agakiza kacu, Imana byiringiro bizima, ndagushima ko udukunda, ndagushima ko utwitaho, ndagushimire Mwami ihumure utanze uyu munsi. Ngaho bana n'abana bawe Mwami, ngaho sohoza imigambi yawe ku buzima bwabo, ngaho Mwami ubagirire neza, mu izina rya Yesu dusenze, amen.